nakundaga Buravan ariko nundi cyamukunda Buravan. Ukunda Buravan? Yeah. Yagiye kandi utabimubwiye. Ariko arabyumva ko murambimubwira. Iby'urukundo rutakibaho n'amahomvu utwemere twarura karura natwa karura tukamire reka none nanjye ndumva bitagakwiye ndumva let's spread love, yeah, at one time, big time, we're making love again, yeah. Ubwo ufite umukunzi? Ndamufite. Wow. Yitwa? Uyu munsi nyiri muwe, umineza yawe, more nkuri wawe mwami, makubana neza. Nangi cyahu ntose gusenga magutsinda iteka nkawe nyine na twari dukumbuye shoze nagaruka duhesho twe tumukumbuye arashize n'igihe welcome back. Wow, kwizere ko azabyumva. Agomba kubyumva. Turi usenga cyane nakiyusenga iyo uririmbaga iyo usenga uba mwiza cyane nanjye si gutya nari imeze naje kwireba nyuma aho gato Tanga bya bintu biriseriye ariko nyine ntago babe. Nshuti bakunze bamani dukunda media kuri microphone muri kumwe na Emmy Pro. Nkuko mubimenyereye gahunda ni ya yindi no guhora tubaryoherereza mu bijyanye n'umuziki. Uyu munsi rero muri Universal Record tuhasanze umukobwa mwiza cyane w'inzobe ukiri mutoya utarasaza. Watangira wibwira abakurikiye mani dukunda media? Nitwa Yeano Ella Darlene ariko abenshi banzi kuri Yeano. Mu ndirimbo Maria mwamikazi w'isi n'ijuru yemerera ngutura kakaririmbo ndumva bahise bamenya. Wow, iyo ni uzwiho cyane. Yeah. Donc uri umuhanzi ubwo ngubwo? Ndi umuhanzi cyane. Niyo mpamvu tugusanze muri studio? Wow. None se icyo cyonyine ni cy'abantu bakuziho ni nk'ibiki bindi nyine wabwira abakubonye bwa mbere? Kuri wowe nyine ukivuga nyine? Ndi umuhanzi ndaririmba ndi n'umunyeshuri. Ndumva ari ibyo nyine byangombwa. Uri umunyeshuri? Muri kaminuza? No, niga mu gatandatu secondaire. None se ko ni kubona wagira ngo uri mukuru? Yariko mu gatandatu umuntu wanakuze da. Ubwo ufite nk'imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. 18. Wow, nibyo urashaje uri mukuru. Wiga hehe? Niga Kibagabaga Madame Mary. Madame Mary. Wiga ibiki? Niga imibare, chimie na biologie. Imibare, chimie na biologie. Nese ubwo bihuza ute kuba umuhanzi no kuba wiga imibare, chimie na biologie? Nzi ko ibyo bintu bishobora kuba bikomera. Ubihuza ute? Buri impano ntago ihatirizwa nyine amasomo buri kwiga nyine abari ibintu wiga ariko impano ubwo biba bikurimo bikora bitakugoye ntago babivunanye. Ntago babivunanye. Dore ntago byo bikuvuna. Ntago bigorana ariko nawe usiba kutabi bangikanya cyane ngo bihurize hamwe wenda muri vacances wakora nk'akantu gutyo. None se ubona mu buzima bwawe bw'ahazaza muri future yawe icyo ko urumva uri umuhanzi nubishuririmba neza uraniga ubona ukurikije uko bibona icyo uzashyira mu imbaraga nyinshi ari uzaririmba cyangwa uzajya muri ibyo bya chimie na biologie? Naranza kiga akareba nkuko mbikora ubu ngubu ndiga nkanaririmba ubwo no muri future ni gutyo bizaba bimeze none nzajya mbikora nk'akazi.
ibyo nize mbikora nk'akazi no kuririmba nkabyo nkabikora nk'uko nsanzwe mbikora. ubwo uzajya uririmba ibyo wize. ubungubu ntabwo ndimva ibyo nize. nyine nzajya nk'uko mbikora ubungubu ndiga nkanaririmba. n'icyo gihe nzaba ndi mu kazi wenda nk'ubuganga ndi n'umuhanzi. uzaba uri nk'umuganga uri n'umuhanzi. ngaho umuhanzi yari umuhanzi aba agomba kuba anytime umuntu yamutungura bikemera. Ngiye kugutungura uhita uhimba akaririmbo kajyanye n'ubuganga. kajyanye n'ubuganga urumva biraba bihuye na biology ugiye guhita ukaririmba none vuba vuba. kajyanye n'ubuganga ubwo inzozi zawe ni ukuzaba muganga kandi ukazajya uririmba ibyo wize. oya ntabwo ariko nakubwiye ntabwo ibyo bintu byashoboka. ntabwo ari ndi kuguha urugero nk'uyu munsi ndirimba nyine indirimbo za Bikira Mariya, indirimbo zisanzwe za Yezu, ahubwo bidakwiye ko naniga izo shimi na biology. ninagera nyine aho kera muri future nzajya ndirimba wenda ndirimba and nkore n'ako kazi nyine wenda nzaba mfite icyo gihe. none se nta kuntu ahubwo uvuze ikintu gikomeye cyane. urabona ntabwo uri umubikira nta nubwo mbwiye ko ufite n'izo nzozi nyine ufite inzozi zo kuzaba umuganga cyangwa n'undi ujyanye n'ibyo wiga bya biology. nta kuntu ibyo byo kuririmba Bikira Mariya na Yezu wabirekera ababikira n'abapadiri wowe ukazajya uririmba nyine ibijyanye n'ibyo wize. oya so mbwiye guki ni nko gusenga. iyo umuntu asenga ntabwo bavuga ngo kubera ko wenda ndi umukinnyi wa football ngo ndareka gusenga cyangwa iki ndeke kuvuga iyo shapure cyangwa iki. oya urabikora byose nyine kuririmba ni nko gusenga. njye niko mbifata ni gusenga. donc kuririmba umubyeyi Bikira Mariya na Yesu ni ngombwa mu buzima bwawe. ntabwo byasubwo byawe ni nko kubaho utarya, ni nko kubaho nyine udakora ibya bintu bigushimisha, bya bintu bumva ko bitabura nyine bya needs za hafi. ntabwo bishoboka. okay none se uri umuhanzi mu buzima busanzwe n'uwe muhanzi wemera ko kurusha unakunda nyine ufana? atari umukobwa uwo ari we wese yarigendeye. nakundaga Buravan ariko n'ubu ndacyamukunda. Buravan ukunda Buravan? yagiye kandi utabimubwiye. ariko arabyumva ko murambimubwira. uhora umubwira ko umukunda? ubu ntabwo abizi, arabizi. ubu ngubu no mu ijoro ari kubyumva. kuko ndabizi ko yagiye mu ijoro kubera ibintu byiza yakoze ntabwo yaba atari mu ijoro. ntabwo bishoboka. wamukundiraga iki? yarimbaga neza, agira ijwi ryiza, yari n'umuhanga nyine mu guhimba indirimbo. yarimbaga nyine amagambo meza. ni nk'ire jambo ryagufashije mu ndirimbo ze zose uzi nawe wazabwira n'abandi bose? ni indirimbo ya vuba yarimbaga ngo nyine abantu bavuga ko urukundo rutakibaho nta mahomvu nyine rubaho, akongera akavuga ngo ntabwo urukundo rw'abantu ntabwo rwashoboka hatarimo Imana. niba yavuze mu gitabo cya Tanga simbyibuka ariko birimo. ngaha turi imbere twumve ngo iby'urukundo rutakibaho n'amahomvu utwemere twarura karura natwa karura tukamirera reka none nanjye ndumva bitagakwiye ndumva let's spread love, yeah, at one time, big time, we're making love again. nibyo ngibyo. wow. Uzi ko burya wamukundaga koko.
nese ubwo butumwa nawe urabushyigikiye ibyo kuvuga ngo urukundo rukibaho ibyo yarimbaga nawe urabyemeye ya urukundo ruracyariho uracyari batarubona ko batarutanga cyaba batitegura kurwakira kimwe muri ibyo nawe urakunda cyane ubwo ufite umukunzi ndamufite wow yitwa nde twamuvugara wamuvuga yuri proud y'umukunzi uramuvuga ntabwo twamuvuga gusa atabishaka we ibyo ntabwo byitaho umukunzi wawe wamubwira iki muri aka kanya shakubwe neza kabisa agubwe neza wow ni byiza cyane Yeano tubwiye ko uri umuhanzi umaze gukora indirimbo zingahe izasohotse indirimbo ebyiri watubwira amazina yazo imwe yitwa Mariya Mwamikazi indi yitwa Nsukura Nsukura ngaturimbire iyo ukunda muri izo zose wakoze iyo ukunda kurusha izindi yirimbira abakunzi b'Amani Dukunda Media nta nimwe nkunda kurusha indi uko narimbye Mariya Mwamikazi kandi mbe na Nsukura uyu munsi nyiri muwe umineza yawe nkore nkuri wawe mwami makubana neza nanga icyaha unoze gusenga magutsinda iteka nkawe wazutse kuko Yesu iyo ngucumuyeho umbabarira ngo nisubireho kandi ibyo byaha nibyo byatumye ubanga tube hafi Yesu nyirimuwe duhe gutsinda umwanzi shitani roho wawe turinda tubesheho iteka wow uzikwa ni uziyandikira babese Rese urazigura ni iby'umuryango akantu k'umuryango nyine ni impano y'umuryango kwa ni impano y'umuryango nyine ngira musaza wanjye uziyandikira akaba na papa wanjye uzandika nyine turafatanya kwa musaza wawe na papa nabo bose bazi kwandika ubwo ni ibintu biba biri mu maraso ni genetike wow ahubwo mbiboneye yo kukubaza urabona nk'ubu ngo urabona wambwiye ko uri umunyeshuri biga mu wa gatandatu siko wambwiye undi ababyeyi akenshi ntago bakunda nyine kuko yenda abana babo hari igihe bavuga ngo yenda umuziki ngurangaza abantu bakajya mu bintu bitari sawa wowe ababyeyi bawe bakuvugaho iki ku muziki wawe n'amasomo babivugaho iki baragushyigikiye bimeze bite baranshyigikiye kuko ntago nazana hano batabishaka batanabizi ntago naza batabishaka nicyo kigaragaza nyine ko banshyigikiye kandi iyo wareba utsinda cyangwa ntacyo biri bwice nyine ko wari usanzwe wiga ntacyo bari batwaye cyane ko uri no gusenga wow noneho Yeano hari ikindi kibazo kibanziriza icyanyuma ngiye kukubaza hari umuntu urabizi ibintu byo gukina ibintu by'amafilime n'amateateri n'ibiki byose ibintu bya entertainment umuntu witwa Ndimbati uramuzi ndamuzi hari amakuru nyine muri no minsi hari ari gutrending avuga ko yafunguwe urabizi wabyakiriye ute se uramukunda bimeze bite ndamufana ahubwo ndamukunda narabyishimiye cyane narabyishimiye gira nk'ijambo nyine wamubwira nyine rizamugeraho nyine twari dukumbuye show ze nagaruka duhe show tumukumbuye arashize n'igihe welcome back
wow twizere ko azabyumva agomba kubyumva. tugana ku musozo ubona kuba uri umuhanzi ari iki bimaze kukumarira mu buzima bwawe bitandukanye nuko utaba uri umuhanzi nyine icyo kintu byakumariye cyatuma n'abandi waratira abandi ni iki byakugejeje? Kuri njye bwanjye kuririmba nyine ni ibintu nkunda bituma nishima ikindi kubera ko ndi kubivuga cyane ni no gusenga mbona imigisha myinshi ngagenda mvuga ngo wasanga ari ko naririmbye nyine nkavuga gutyo nyine ntawamenya wasanga ari uko naririmbye akaba ariyo migisha ndi kubona ko ndi umuhanzi nyine ndabikunda. Donc wari imigisha wabonye nk'ibi tubwire nk'ibiri washaringa abandi wakuye mu kuririmba. Imigisha se buriya ntabwo ari ngombwa ngo tuyivuge. Oya ariko ibyiza ntawe ucana itara ngo aryubikeho urusyo subizi ariko hari igihe biba biri too personal biri person ukaba utabibwira public reka tubyubahe. Muri aka kanya wambwiye kugira papa wawe w'umuhanzi sibyo ujye ugufasha kwandika indirimbo ni iki wamubwira niba azakurikira kino kiganiro wamubwira iki? Ndamukunda kandi cyane ndanamushimira nyine iyo migisha ngenda mbona nyine ubwo nyine iba yamuturutseho ukuntu afitemo agapati ndamushimira Imana imugisha ndamukunda cyane merci nyine. Wow musaza wawe wamubwira iki? Wa musaza wawe wavuze uwo musaza wanjye rero nawe ndamushimira ndamukunda nawe nyine arabizi and nawe merci. Mama wawe ariko we ntabwo umukunda? Ndamukunda cyane bikomeye ndamukunda kandi nawe blessings to her nyine abifitemo uruhare. Ari mama wawe na papa wawe ukunda cyane hindi? Barambwiye ngo rero ngo numwe ngo baranga bari umuntu umwe yarancanze nawe ubwo bose ndabakunda. Ni ukuvuga bomba bari umwe? Niko bambwiye. Yano urancuranuye. Ubwo ni ukuvuga byandi hari ukuntu njya numva abantu bari gusezerana mu kiliziya ngo mubaye umwe kuva mubaye umwe. Nanjye naragiye bambwira ngo turi umwe ubwo nyine mpita mbifata gutyo ntawe nabona bose bakunda kimwe. Wow uranyemeje unyongereye ukwemera. Noneho abakobwa beza urabona uri mwiza urabizi kuri mwiza cyane ugira miruwari nawe ujya ubireba ukabibona kuri mwiza. Hari igihe usanga abantu rero beza ibintu by'Imana babitera umugongo ngo ni iby'abantu ngo bagize nyine urabyumva. Abandi bakobwa beza nyine ni icyo wababwira wabaratira mu by'Imana nyine kuko wagiye mu by'Imana ni icyo wabaratira? Iyo usenga cyane iyo uririmba iyo usenga uba mwiza cyane nanjye si gutya nari imeze naje kwireba nyuma ho gato nsanga bya bintu biri seriye ariko nyine ntago bape si ko Imana itagiye dutoranya nuko dutoranya iyo turi gusenga nyine twebwe tugiye gusenga ubwo turavuga ngo bino ni iby'aba ngaba cyangwa iki kandi Imana iri kuduha imigisha ntabwo ibikora nta n'impamvu yo niba gusenga cyangwa kuririmba bikurimo wabikora ntabwo aba ari n'agahato. Ni ukuvuga wabaye icyuki kubera gusenga cyane. Ni ukuvuga abashaka kuba ibyuki bose nibaga n'inzira y'amasengero. Nibo muti nta bintu by'amavuta kamukorogo wapi nisengere. Ni ukuvuga uramutse wararaburije ufite nk'imizi ufite n'intuza ugasenga uhita uba mwiza ako kanya nta nubwo bitinda ntabwo nyine amavuta arakubwira ngo uzakira ngo guze nk'aka gatatu happy pe
umunsi umwe biba byabaye. Ubwo rero nizere ko ubu butumwa abantu babwumvise. Abakobwa bajya birirwa amafaranga yabo ngo bari kugura ngo ibintu ngo byo byantuza, kandi hano n'ubuntu noneho n'ubuntu. Hari nk'abakobwa njya mbona, hari ahantu nigeze ntambuka umunsi umwe kabona afite nk'amaguru adasa, n'urugero hamwe ari icyatsi kibisi ahandi ari umuhondo. Dore wabagira inama yo kugana nta hantu baba batarirutse abo bantu byuba kandi sha yewe bahora bahaca ahantu nyine bari n'ubuntu, bagenda kubonera ubuntu barahaca. Ibyo bisengera rero gusenga byose ni mu gusenga. Wow, Yeano rero ngaho gira icyo ubwira abakunzi ba Mani Dukunda Media. Ntakubajije ikintu kiri ku mutima wawe wumva wabwira abantu, abanyarwanda n'abakristo gatolika muri rusange. Ikintu nababwira mbere na mbere ndabashimira. Bivuga ureba ubareba neza, reba muri kamera uraba uri kubareba. Mbere na mbere ndabashimira kandi cyane bikomeye nyine, aho ngeze nyine harimo uruhare rwanyu runini kandi Imana ibahe umugisha. Ikindi nyine dukomeze gusenga nyine, tugirane inama ko turi kwa Yezu. Muzajya musubira mu mabotike cyangwa itwapi pe turi kwa Yezu. And ikindi Imana irabakunda mwese pe. Nibyo. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Naho ubutaha.